ihindure ubuzima bwawe, Imana ikwiteho, Imana ikugirire neza, Imana ikomeze isezerano yasezeranye nawe. Imana iyo ivuze ijya inasohoza, Imana iyo itugambiriyeho ibyiza ni ukuri no kubikora ijya ibikora, nta ititaye ko twebwe turi abangaba, ititaye ko dukora ibyiza cyangwa dukora ibibi. Iyo Imana yagusezeranyije isezerano no kubikora irabikora. Wowe ntucike intege, ntusubire inyuma, ntuve mu byizerwa, ahubwo tumbira Yesu gusa, niwe gisubizo. Shalom shalom, ni kuri Nyirabisage nanone nongeye nagarutse, mbahaye ikaze abo tudaherukanye. Imana yanjye ibagirire neza, Umwami Imana akomeza abiteho, Umwami Imana akomeza abagirire neza aho muri hose mu migabane itandukanye y'iyi si. Ndashimira abantu banjye, inshuti, abakunzi, abavandimwe tubana kuri Nyirabisage TV umunsi ku munsi. Mwagize neza guhitamo kubana nanjye, nyankunda kuvuga ijambo nkababwira ngo mbahorane kandi namwe mumporane. Ni byiza, ni by'igikundiro iyo abavandimwe bahuye bahuje. So rero ndabakiriye, mbahaye ikaze bavandimwe banjye, tubane namwe. Uyu mwanya ngiye kubabwira ikintu kimwe gikomeye Imana igikora, twebwe tugasa nkaho tutigeze tubibona ko yabikoze. Kubyuka mwari muzi ko bikomeye, just kuryama no kubyuka ni ibintu biremereye. Ntabwo ari buri muntu wese, nta n'ubishoboye muri twe, aba bakomeye, aba boroheje, aba banyembaraga, abe buri muntu wese ku giti cye. Nta muntu ufite imbaraga zo guhindura icyo Imana yagennye ku buzima bwawe. Gusa iyo dutekereje neza, tukibuka imirimo Imana yagiye ikora umunsi ku wundi, tukibuka ibyiza itugirira umunsi ku wundi, tukibuka imirimo n'ibitangaza itugirira umunsi ku wundi, ibyo ngibyo ari byo bidutera ishimwe. Imana iduhane umugisha. Turagushima, turaguhimbaje Mucunguzi mwiza. Nyemerera muri aya masaha mu minota mikeya ubane natwe, utwiteho, utugenderere. Ntaba ari twebwe Mana, ntaba ari twebwe, niko ijambo ryawe rimbwira, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Manje guca bugufi cyane Kristo kugira ngo tweze udutunganye, amaraso yawe y'igiciro yayandi wamenye igorigota ku musaraba, kugira ngo tubashe kwitwa abo twitwa uyu munsi wa none. Ndakwinginze kugira ngo abe ariyo yonyine yo kutweza no kuduhumanura, abe ariyo yo kutweza no kubana natwe kandi akatumaraho umwanda w'ibyaha byose. Ndabizi neza kuko ujya utwitaho atari uko dukiranuka, ukatwitaho atari uko dukora imirimo myiza, ahubwo ukatwitaho kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Data wari uri mu ijuru, tugirire neza kandi udukomeze. Nyemerera ijambo ryose ngiye kuvugira hano hantu Mana, rigira aho ridukura n'aho ritugeza, rigira imitima rikiza kandi rigira imitima ribohora. Sinjye njyenyine gusa Mana, nkeneye ko n'abandi bose baryumva kandi rikabanezeza. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ndagarutse, sindi buvuge ibintu byinshi cyane, ahubwo nari ngiye kubabwira ko hari umuririmbyi waririmbye neza. Araririmba ngo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima ku mirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima ku mirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba yo, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga
n'imirimo wakoze. Ayiwe nico cyonyine gusa kijya kidutera kuvuga imirimo y'Imana igikora, ikatugirira neza, ikatwitaho. Mu minsi turimo uyu munsi wa none, abantu bari mu buhenebere bukomeye, abantu bageze aho gusayisha bikomeye, abantu bageze mu bintu bibi cyane birenze, aho abantu batakicitwa abakristo, aho abakristo batagifite umutima wa gikristo, aho abantu batagikundana rwa rukundo Kristo yadusigiye. Niyo si tugezemo uyu munsi wa none. Pawulo niwe wavuze aya magambo mu minsi y'imperuka, mu minsi izaza, aho abantu bazikunda, bagakunda impiya, bakirarira, bakavuga ibyo badashoboye. Namwe muri mu kubibona. Umuntu akama yiyemera gusa ntaco yiyemereyeho. Umuntu akama avuga ngo ntunzi ibi, mfite ibi, ngize gutya, nduyu nguyu, kandi rwose nta n'ikintu na kimwe, kuko gusa turi muri bya bihe biri kugenda bidusohoreraho. Umuntu akiyemera, umuntu akama yanga undi nta kindi kintu ashingiyeho, ntaco ashingiyeho, akanga mugenzi we, akanga mwene se, akanga umuryango, akanga igihugu, akanga abavandimwe. Niyo si tugezemo. Ariko hari umuririmbyi wavuze ngo biragatsindwa kwibagirwa ubuturo bw'Uhoraho, umutima wanjye ntuzatuza naragera mu nzu yawe. Biragatsindwa kwibagirwa ubuturo bw'Uhoraho, biragatsindwa, biragatsindwa, biragatsindwa kwibagirwa, biragatsindwa we, biragatsindwa, biragatsindwa kwibagirwa, biragatsindwa kwibagirwa aho twavuye, biragatsindwa kwibagirwa agakiza twahawe ku buntu. Aho abantu benshi badamaraye, aho abantu benshi bumva ko bakihesha gusa amahoro, abantu bahamagawe kwinshi, abantu bari gukora ibintu bitandukanye, abantu bafite impano zitandukanye, ariko mureke izo mpano twahawe n'Imana tuzibyaze umusaruro, dukora umurimo Kristo yadusigiye. Twebwe Kristo yarokoye urupfu urw'iteka, akaduha ubugingo, akaduha isezerano. Murangajwe n'iki? Murukuruhira iki bene da? Hari umuririmbyi waririmbye neza aravuga ngo mbese ni iyihe nkuru uzasiga umusozi? Ni iyihe nkuru muri mu gusiga umusozi? Ababyeyi bakuru ni izihe nkuru muri gusiga umusozi? Abana bato b'urubyiruko ni izihe nkuru musize umusozi? Abashumba ni izihe nkuru muri gusiga umusozi? Abavuga butumwa ni izihe nkuru muri gusiga ku musozi? Biragatsindwa kwibagirwa aho agakiza Yesu yaduhaye, akakaduhera ubuntu, tukaba turi kumwitura ibingibi. Yaradupfiriye, aritanga, arasuzugurwa kugira ngo tubashe kubaho. Ariko biratangaje cyane, imirimo y'Imana ntabwo igikorwa. Abantu benshi bibagiwe iby'Imana yabahamagariye, ahubwo gusa n'ukwirarira, n'ukwiyumva. Muriyumva ntacyo muri cyo, udafite agakiza nta kintu na kimwe afite. Ariko uwemeye ko uwo mwana, uwemeye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, uwo wenyine gusa niwe uzakizwa. Benshi muri twebwe baradamaraye, benshi muri twe barashaka inyungu z'umubiri, benshi muri twe ntibakora iby'agakiza ka Yesu Kristo. Urwango ni rwo number 1, ubusambanyi number 1,
ubujura, uburozi n'izindi ngeso. Tugarukiraho. Ibyo ni byo Yesu adushakaho gusa. Urugero, umuntu akirirwa muri stress, yabaye stress n'akazi, yabaye stress n'ibyo yiriwemo, yagera no mu rugo rwe naho bikagenda gutyo. Umwanzi ajya dutegera ahantu henshi, ariko guma kuco Kristo yagusezeranyije. Niko natangiye mbabwira, ugume ku isezerano yaguhaye. Yarirahiye aravuga ngo do, niko yabwiye umugaragu we Yoshuwa, aramubwira ngo sinzaguhana, sinzagusiga. Ahantu hose uzagenda hose ndi kumwe nawe, aho uzajya hose. Mwaretse tukemerera iryo sezerano ry'Imana. Umuririmbyi yaririmbye neza avuga ngo Imana yagendanye natwe, igendana natwe mu bihe byari bikomeye. Haleluya, igendana natwe mu bihe byari biremereye. Ariko ikibabaje ni ukuntu yagendanye natwe, ni ukuntu yatwikorereye amaganya, ni ukuntu yatwikorereye imitwaro, ariko ntabwo turimo kubiha agaciro. Turimo turadamaraye, twibereye muri gahunda zacu. Ariko ikidukwiriye bene data, ikidukwiriye bagenzi banjye, ni ukumwemerera akatuyobora, ubundi tugahagarara dushikamye, tukizera uyu mwami, tukamwisunga kuko ari we rufatiro. Ni wewe rikomeye ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana yanjye ryaratoranyijwe. Iby'isi bijya bishira, iby'isi bimeze nk'amazi asuma akagenda, iby'isi bimeze nk'umurabyo uhita. Kwishingikiriza ku bakomeye, tureke kwishingikiriza ku byo dufite, no, twishingikirize ku mwami, Imana isumba byose, Imana igisezeranya kandi igasohoza. Nawe waba umeze nkanjye yuko Imana yagusezeranyije igasohoza, yewe yarabishohoje. Duhagarare ku isezerano ry'Imana, tuyubahe, dukore ibyo yifuza, tugire umutima wari muri Kristo Yesu, maze twubahe Imana, tugendane nayo. Mu bihe byari bikomeye, mu kwezi kwa mbere yabanye nawe, hari ikiguzi wigeze utanga. Mu kwa kabiri yagendanye nawe, hari ikiguzi watanze. Mu kwezi kwa gatatu igendana nawe. Mu kwezi kwa kane ntiyagusiga. Mu kwezi kwa gatanu irakuyobora. Haleluya. Mu kwezi kwa gatandatu iraguheka ku mugongo wayo. Mu kwezi kwa karindwi igendana nawe. Mu kwezi kwa munani irongera iraguhumuriza. Mu kwa 9 ntiyakwibagirwa. Mu kwa 10 ikwitaho. Mu kwa 11 iraguhetse ku mugongo. Mu kwa 12 niba nawe Imana yarakugiriye neza, niba nawe Imana yarakwitayeho, ufatanye nanjye kuzamura icyubahiro cy'Imana. Jyewe ndabizi neza kuko yampetse, ndabizi neza kuko uyu mwaka wose guhera mu kwa mbere kugeza uyu munsi wa none yagendanye nanjye. Niba nawe yaragendanye nawe, ibagirwa ibyo urimo byose, ibidafite umumaro, tuyihereze icyubahiro uyu mwaka. Arashoboka. Imana yacu irashoboye, Imana yacu isezeranya iranasohoza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.